Mwiriwe nanone bakunzi ba Global Hot News, ndabasuhuje rero nk'uko bisanzwe narabibabwiye ko ibiganiro bigiye kujya bihoraho. Nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino ku isi. Hari abanyandikiye bari mu Bufaransa, hari abanyandikiye bari mu Bubiligi, nabonye hari abagiye banyandikira mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, Bugande, nababonye hari abantu benshi banyandikiye bambwira bati komereza aho ngaho. Ndabashimiye rero abanyandikiye, namwe n'abandi babishoboye muze kubikora. Dukomeze dufashanye mbere ya byose, ariko mubanze mukore subscribe. Nabonye birimo kuza kabisa. Ndabashimiye rero. Uyu munsi ni kuwa kane tariki 4 z'ukwa karindwi, ni kuri G1. Ni hoteli ifite utuntu twiza. Nambwiye ngo nabicuritse harya nagire gutya, cyangwa nibwo kabaga hano, nibwo ngira ngo kagaragara neza. Oya ni gutya, ariko umuntu nyine kubera ubu hano nibwo kaba kameze neza, ariko uri hariya ngira ngo ababona gacuritse, simbizi, ariko ni uko nguko kameze. Izo ni serivisi za hoteli, ntabwo gacuritse hano. Bafite byose, barabifite. G1 kanyibegereza muyirebe neza, siri ahantu heza cyane, ni ahantu heza pe. Rero uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kiganiro. Murabona ko iyo ubonye ikintu cyiza mu bihugu dutemberamo bitandukanye, uba wifuza ko cyaba no mu gihugu iwanyu. Maze iminsi nkurikirana ibintu bya entertainment, imyidagaduro na siporo, tuzayivugaho, ariko ndashaka ko tuganira ku bintu bya entertainment. Nkurikirana mu bihugu bitandukanye nka Uganda ni urugero. Njya mbona abantu, abagande baba mu bindi bihugu, bahamagara abanyamakuru, akaba yakwishyura itike y'indege. Nkabona barahamagara aba social media influencers, nkabona barahamagara bakabishyura itike y'indege bakabajyana Dubai aho barimo gukorera ibirori, nkabona akabajyana South Africa, bakerekana nyine ko bishyize hamwe, nk'abari muri South Africa bishyize hamwe bagakora ibintu by'amapati, kuryoshya ubuzima nyine. Ariko iwacu kuki bitabayo? Nicyo kiganiro nshaka ko tuganira. Ese abanyarwanda bo ntabwo bazi kuryoshya? Ese abanyarwanda bo nta mafaranga bagira? Igihe cyakabereye twabuze abantu bagaragaza amafaranga. Uwitwa Wawundi Kenise ajyaga akunda kwamamaza cyane, ninde harya? Wawundi kuri ni Rokobomu harya, ni Nkusi Godfrey niwe wageragezaga, ariko ngira ngo abakire barahari, nuko ngira ngo baba badashaka wenda kwigaragaza, cyangwa ko bamenye ko bafite amafaranga. Ariko n'abari hanze se nabo nuko, wenda bo mu Rwanda bashaka gutinya imisoro nk'ibiki, ariko se n'abari hanze nuko, ku buryo tubura abantu nk'abangahe tuvuga tuti abangaba. Hari uwitwa Ndenge wigeze kubikora, yigeze kujya aduhamagara abanyamakuru twese, tukagenda hariya Nyarutarama aho yari afite buwate cyangwa kirabu. Avuga ati babanze babakire, mugafata ibyo mushaka, mbese ukabona ko amafaranga yafite kabisa. N'abanyamakuru nyine nicyo amafaranga aberaho. None se nk'ubu i Bugande ngiye kubabwira abantu, abo ngerageza kumenya wenda bafite amafaranga kandi bakora ibyo bintu. Tutagenda kure, reka duhere kuri Zari, aba muri South Africa. Abantu benshi baramuzi, no mu Rwanda arazwi, ariko agira gutyo yaje nk'i Bugande yakoze budget y'itangazamakuru. Abanyamakuru bose akabahamagara, akaza nyine yambaye neza, ubona ko koko ari umusitari.
aba kugira ngo amafaranga niko kazi kayo, ubuse abayafite mudashaka ko mumenyekana azaba amarira iki, ko mutazapfa ngo muyatware. Hano muri Uganda hari uwitwa SK Mbuga, arazwi cyane, ni umukire, ahamagara abanyamakuru bagakora ibiganiro, akerekana imitungo ye, afite imodoka zihenze, yaba moto binini, abanyamakuru bagenda nyine bagakorayo ibiganiro. Ibyo biba bishaka kwerekana ko hari abantu bafite amafaranga mu gihugu. SK Mbuga ubu turamuvuze. Hari uwitwa Donizera aba muri Amerika, yishyuriye abanyamakuru hano ba social media influencers, arabishyurira tike y'indege bajya Dubai gukora pate ku mazi. Abanyamakuru nk'icumi bose yabishyuriye amatike, bakajya Dubai bagakora ibiganiro, bagashyira, kandi biriya birinjiza nyine, byinjiza n'amafaranga, ntugire nubwo asohora ariko arinjiza n'ubundi. Ubwo mvuze SK Mbuga, mvuze Donizera, mvuze hari uwitwa Juliet Zawedi nawe aba muri Amerika, ni umuherwekazi nawe. Hari uwitwa Sipapa, ariko warafunze ubu ngubu, ari muri gereza, sinzi we yagendanaga n'imbunda n'iki, afite n'abamurinda. Hakaba uwitwa Brian White, wowe yakoze agashya karenze nyiranga k'abandi, ko yazanaga amafaranga agapanga aho ngaho. Hari undi witwa Ezra, ariko we yarabuze, yigeze kuzana amafaranga nyine, ararunda amadolari, ibikapu birarunda aho ngaho, abantu barumirwa. Ni ikikwereka ko igihugu kiba gifite amafaranga. Undi ninde, hari uwitwa Mama Fina, niwe ukuriye abapfumu muri Uganda, niwe perezida w'abapfumu. Mbese tumubonye inshuro nyinshi ajya ahantu agatanga amafaranga, amadolari iki, wenda haba habaye ibirori bikomeye, nk'urugero mwe bataha stade ejo bundi, hano hari stade batashye nshya, hari VIP bishyura miliyoni 15 kujya kurebera umupira. Mbese iyo stade barayitahaga, ariko hari n'umupira uri bube n'abahanzi bari bucurange, abahanzi barenga 60 bari bishyuwe. Twibagiwe n'uwitwa Kirumira nawe hari ba Kirumira babiri, hari uwo nguwo, hari Kirumira w'umukire, hakaba n'uwitwa Hamu rero niwe nyiri iyo stade nshya yatashywe. Nawe ni umuherwe cyane, ariko hano abaherwe barahari benshi bafite amafaranga, ariko mu Rwanda ngewe muze kumbwira wenda abantu bafite amafaranga bagerageza kumenyekana, hatarimo abo ba Rujugiro heretse kwitaba Imana, hatarimo ba Kabuga, abo ni abasaza, abandi ni bandira, ba Makuza bitabye Imana, ni abasaza, ariko turashaka abantu batarasaza nyine bafite amafaranga, bagomba kuyagaragaza, nk'uko abo mvuze bose nta mukecuru urimo cyangwa umusaza urimo. Ariko se abanyarwanda baba hanze bo kuki batigaragaza? Ntabwo bigaragaza, ntabwo bagaragaza amafaranga. Sinzi, mu Rwanda ngira ngo ibintu byo kwidagadura biracyari hasi cyane. Ngira ngo niyo mpamvu n'abahanzi bananirwa. Hari inkuru nakoze, wenda abashaka baraza kwira abahanzi bagera muri 20 ngira ngo bagenda bajya hanze ntibagaruke. Reba nka Charly na Nina ukuntu bari bagezweho, bakunzwe cyane, baragiye ntabwo bagarutse. Urebe ba Urban Boys, urebe ba Dream Boys, urebe ni benshi, narabavuze benshi. Ngira ngo niyo mpamvu ubona no muziki wanga, kandi n'itangazamakuru ubona naryo ryararangiye, hasigaye ama YouTube niyo akora ubu. Sinzi, wenda namwe muraza kumbwira, ariko twakabaye natwe dufite abantu bari hanze bakora ibikorwa, bakishyura abanyamakuru, bakaza mu Rwanda. Wenda hari uwari wabigerageje witwa Judy, uriya mugore wari umugore wa Safi, baratandukanye. Safi Madiba muramuzi, ni umuhanzi.
baratandukanye. We ewana yarazaga nyine abanyamakuru bose bagahurura, n'abandi bibaye byiza bakaba nk'icumi byibuze, niyo batashobora kwishyura iyo tike wenda y'abanyamakuru kujya gukora ibirori hanze iyo baba bari, ariko baje mu Rwanda tukamenya ngo bakavugwaho nabo muri social media, muri hehe, maradiyo, amateleviziyo, nk'uko tubibona mu bindi bihugu. Dufite abaherwe b'abanyarwanda nyine bari hanze, n'uwitwa Kananura ni umuntu ufite amafaranga arazwi cyane, barimo b'abasaza ariko ngira ngo kubera ibintu bya entertainment cyangwa imyidagaduro batabijyamo cyane, wenda bashaka kuba ibyo ngibyo batabijyamo, ariko nk'abantu ba manager babo baba bakwiye gukora ibintu birimo entertainment. Erega entertainment ibamo amafaranga menshi. Ngira ngo rero nashaka kuvuga kuri ako kantu, wenda ushobora kuba nawe ufite uko ubyumva kundi, ushobora kujya inbox hariya cyangwa kuri sorry, cyangwa ukajya muri message hariya ukanyandikira, nawe ukambwira uko ubyumva. Ariko ni byiza, njye mbona ahandi babikora neza, bagakora amapati, itangazamakuru bakabyuka babivuga ku mateleviziyo, ku mashusho media, byakwirakwiriye, byerekana ko amafaranga arahari muri iki gihugu. Iwacu ntabwo njya mbibona gake cyane gashoboka. Wenda muze kumbwira namwe uko mubyumva, uko mubibona, ariko nicyo nifuza ko tuganiraho. Wenda habaramutse hari ikindi wenda nibagiwe, ariko nka hano nyine abo bantu mbabwiye hano ni abantu bazwi cyane kabisa, bakorera n'itangazamakuru, ariko ngira ngo byose bijyana n'itangazamakuru uko riba ririmo gutera imbere, kandi n'igihugu kiba kirimo gutera imbere. ngira ngo rero ni ibyo ngibyo nashaka tuganira. Ntabwo ari ikiganiro kirekire, biransaba kugira ngo wenda ndi kumwe n'undi muntu, buryo iyo muri nka babiri cyangwa batatu muraganira, umwe atanga impamvu ye n'undi agatanga indi, ikiganiro kigashobora kuba kirekire kikanarushaho kuryoha. Ndacyarimo gushakisha abantu twakorana, ntabwo ndababona. Wenda haramutse hari n'uriyo yumva ari wiringi cyangwa yumva twakorana, yanyandikira tukareba uburyo twakorana. Ikindi wenda nakongeraho ni uko ushaka kwamamaza twakwamamariza, kuko njye mfite ikinyamakuru, of course Umusingi barakizi, kirazwi, ikinyamakuru kimaze imyaka myinshi, kirazwi. Wajya kuri website wakibona, cyangwa ku mashusho media za Instagram, TikTok, YouTube, he hose kirahari. Twakwamamaza, dufite za social media zitandukanye kandi ziriho followers benshi. Ubwo rero ushobora kwamamariza uramutse ufite icyo ushaka kwamamaza kandi bikagenda neza. Ikindi wenda tuzakomeza tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye. Nawe ushaka kuba hari ikiganiro wumva ushaka, waza tukagirana ikiganiro, tukaganira, ukavuga nawe icyo ushaka ko abantu bamenye. Rero hano naho ni kuri G1, ni ahantu heza rwose, ushaka kuberekamo no ko haba hameze. G1 ni iyo ngiyo urayireba hariya hejuru, ahantu heza kabisa. Ari ahantu heza, bafite kajaride keza sana. Rero mwaza tukajya twicara hano tugakora ibiganiro, ko hano barahanyemereye kuhakorera. Areba, nshaka kubereka view yaho uko hameze. Okay. Reka rero ngira ngo mbasezere. Murakoze abo twaganiriye,
ejo ikiganiro nakoze ejo nabonye abantu bagikunze, nabasabaga n'iki ngiki ko mwakora subscribe, buri wese uri wirebe ambabarira akore subscribe utarayikora, ndabinginze kugira ngo dufatanye. Ndashaka kuzakora ku ikiganiro ku banyamakuru, uburyo dukora, abafunze ba Cyuma, ba Theo, ba Gakire, ndashaka kuzakoraho ikiganiro. Hari ukuntu byinshi itangazamakuru biriya bintu, kandi ni bagenzi bacu, reka dukwiye kubavugira, dukwiye kubavuganira, ni bagenzi bacu twarakoranye, ntabwo bibye, ntabwo bacuruje amandazi, ntabwo bazize umwuga wabo. Ariko reka mbasezere, bye bye, mugire umugoroba mwiza cyangwa ijoro ryiza aho bwije, hari n'aho bukeye, mugire umunsi mwiza. Bye bye, murakoze.